Muraho inshuti bavandimwe bene data, dusangiye Imana, dusangiye gucumura, dusangiye gucungurwa. Imana ibaha umugisha. Tugiye kureba amakuru amwe yaranze iyi si yacu, amakuru mabi ariko na meza, kuko ikigaragara ni uko Sekibi yashakaga kugira ngo ibyo yifuza bigereho, nyamara atazi ko ibyo ari kwifuza ari byo bidufitiye inyungu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugiye kureba ibyabaye ku mwami wacu Yesu Kristo, kuko mu bintu ngo tugomba kwiga cyane muri iki gihe gisoza amateka y'iyi si, ni ukwiga ibyerekeranye n'icyumweru cya nyuma Yesu Kristo yabaye hano kuri iyi si, kuko ngo gifite amahirwe menshi ashoboka ngo uzakiga neza akagisobanukirwa azaba afite n'amahirwe atangaje. Imana ikomeze guhabwa rero icyubahiro. Tugiye kureba zimwe mu ngingo zigera kuri 12 zishamikiye kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo yazizize atakagombye kuzizira, nubwo yagombaga kuzizira kubera ko nyine yari umwere. Imana ihimbazwe cyane. Dusenge. Turagushimye Data wa twese, tugushimira ko wadushiriyeho Yesu Kristo kugira ngo igihe cyose tumwibutse, tumutekereje, tumwifuje, tumushatse no mu mibereho yacu, ahabwe icyubahiro maze azatugeze imbere yawe. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro mu izina rye. Amen. Ibya Yesu rero byari byarahanuwe kera. Uyu Yesu tuvuga hano ni Yesu Kristo, kuko muri Bibiliya harimo n'aba Yesu bandi, harimo n'aba Yesu Yusito, n'aba Yesu gusakazamo na Yesu Kristo. Uyu tuvuga ni Yesu Kristo muri uyu mwanya. Yesu Kristo uwo ari we wese naje aramwumva aje amutindaho. Uwo ari we wese uzaje urumvira izina aje aryitaho. Uwo ari we wese uzaje urumva ngo Yesu Kristo aje arahagarara niba ari kwiruka. Uzabura ukumva ngo Yesu Kristo nazaba ahagaze aje aricara. Uzaje urumva ngo Yesu Kristo nazaba ari kuvuga aje aramanza aceceka gakeya. Uzaje urumva ngo Yesu Kristo ari gutekereza ibindi jaraba biretse gakeya manzi yamutekerezaho, kuko gutandukira ni ukubura ubugingo, kumubona mu bugingo buhoraho, kandi ni amahirwe ari. Izina rye rikomeze guhabwa icyubahiro. Ibyo rero byarahanuwe cyane, byavuzweho cyane. Yesaya yabivuze igice cya 53 ngo bahanura urupfu rw'umugaragu Uwiteka. Kuri 53 ngo ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere y'ingikigejegeje, ingigishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa y'igikundiro, kandi ubwo bamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu. Yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Nukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebwe twamutekereje ngo akwiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu ntibyacumitiwe. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatano. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'intama icecekera imbere y'abayikemura. Nikaba atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu by'igihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha. Yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagira urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitamba igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona igituruka mu bisa by'ukuboko by'ubugingo bwe bimwishimiye.
bimushimishe bimuhaze. Umugaragu wanje ikiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishiraho gukiranirwa kwawo. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe kugeza ku gupfa, akabaranwa n'abagome. Ariko ubwe yisizeho ibyaha bya benshi, kandi asabira abagome. Aya makuru rero Yesaya yatanga ni uyu nguyu ni Yesu Kristo wari uri kuvugwa inyifata azagira. Ariko abantu benshi ntabwo ariko bashatse kubyumva, nta nubwo ariko abantu benshi bashatse kubibona. Abantu benshi bashizeho urufatiro, abantu benshi bashizeho ko aho Yesu agomba kuvukira. Niyo mpamvu abantu Yesu agomba kuvukira bumvise igihe kigeze, bakurikiranye ibimenyetso, bashakishije abakobwa beza ngo bagomba kumubyara, bashaka ahantu heza agomba kuvukira, bashaka utuntu twunze twiza, bashiraho inzira Kristo agomba kuzavukiramo. Ariko ibyo bintu byose ni Sekibi wari ubiri inyuma. Mu ntego ye nuko Yesaya yivuze yagombaga gucishwa bugufi, akavukira mu muryango wa gikene, akavukira ahantu batamuzi, akavukira no mu bantu batamuzi. Ibintu ngibyo ariyo mpamvu bateshutse ku nshingano ze, ndetse no ku mibereho ye n'uburyo agomba kuba. Yesaya rero uko yamuvuze niko byaje kugenda. Muri Matayo igice cya 27 muri buze gusanga ngo bashira Yesu kwa Pilato, ngo Yuda yiyahura, ngo bacira Yesu urubanza, ngo abasirikare bashinyagurira Yesu, ngo Yesu abambwa, ngo urupfu rwa Yesu bitangaza ngo byabaye Yesu amaze gutanga, urupfu wa Yosefu ahamba Yesu, barinda imva ya Yesu. Ibi byose ndetse no mu kuzuka kwa Yesu mu gice cya 28 birahuza neza nuko Yesaya yabivuze. Abantu benshi iyo bavuze ngo Yesu aratanga, ntabwo abantu benshi bazi gutanga icyo bishatse kuvuga. Iri ni ijambo rikoreshwa ku rupfu rw'umwami. Yesu ntabwo ari umuntu usanzwe, yari umuntu w'umwami ariko wicishije bugufi. Umwami si byo abenshi tubizi ngo ni umwami. Umwami nabyo ni ibintu byagombye gusobanuka cyane, kuko umwami bituruka ku nshinga ivuga ngo kwama cyangwa se kwamamara. Umuntu ugomba kwamamara yari Yesu Kristo. Turukumva ko rero byose bihuje neza nuko byagenze. Nyamara yararenganye. Umuntu twavuga ngo yarahohotewe, umuntu twavuga ngo ni inzirakarengane. Kuko muri ibi bimenyetso 12 tugiye kureba bigaragaza ko Yesu yahohotewe, murasanga koko yarahohotewe. Ikimenyetso cya mbere, Yesu yafashwe hadakurikijwe amategeko. Kubera guca bugufi kwe yafashwe hadakurikijwe amategeko. Yafashwe n'abatambyi, abatambyi bari kumwe n'abana babo. Murabyibuka muri rya joro wa wundi Maruko Petero yaciye ugutera umwana w'umutambyi uri kumwe n'abase wabo, yaje gufatwa n'ikintu kimeze nk'ikiryango cy'ikiyobozi. Kandi abo bari baje kumufata ngo ni bari banaramucira urubanza, sibwo bari baramucira uruhushya rurumvikana. Umuntu uje kugufata naragucira urubanza, nta rupapuro bari bafite ngo rugaragaze ibyaha Yesu Kristo yari yarakoze. Bari babifite mu mitima yabo no mu mitwe yabo. Icyo rero biragaragaza ko yagize ute, yarenganye. Indi ngingo ya kabiri ni ibazwa rye. Yesu ntabwo yakunze kubazwa nijoro bambe ku manywa, ahubwo yakunze kubazwa nijoro. Kandi ari kubazwa na babandi baje kumufata, barimo abatambyi n'abana babo. Ibyo byose muri buze kubibona muri Yohana 18 igice cya 12 kugeza 14, cyangwa se Yohana 18 igice cya 19 kugeza 23. Yabazwaga n'abantu baramucira urubanza kandi banaramubamba. Ni ikibazo gikomeye. Yararenganye, ahohotewe, ni inzirakarengane. Abagize inama y'urukiko ni icya gatatu kigaragaza akarengane. Abagize inama y'urukiko nibo banamushinjaga, abamufashe nibo banamushinjaga, kandi banafite gahunda yo kumubamba. Si yo muntu yari gucika urwo rubanza, ntabwo byari gukunda. Niyo mpamvu Yesu Kristo nkuko byagendaga mu manza zose, Yesu Kristo ntabwo yigeze agira umutangabuhamya ngo umuyobozi uriho muri icyo gihe avugiye ngo mbese ninde muntu washinjura uyu muntu. Ahubwo ikibazo cyabajijwe cyarabazwaga ngo mbese ngo tubabohorere nde. Byumvikane ko hari unarabambwa byanga bikunda, hari unarabohorwa byanga bikundwa. Ariko kubera ko abayobozi bari bamaze kumwanga, ntabwo abayoborwa bari kwemerwa, abayobozi badakunze ntabwo byari gukunda. Niyo mpamvu
yararenganye, yararenganye. Kandi nta nubwo byari byemewe no mu mategeko ya Kiyahudi, ntabwo byari byemewe. Urubanza, ingingo ya 4 igaragaza ko Yesu Kristo yarenganye. Urubanza mu mizi rwatangiye mbere yo kurasa kw'izuba cyangwa se hakiri nijoro. Ubwo ni buno twavuga ngo ni mu gicuku. Batangiye urubanza mu gicuku. Kibaza kubera iki batakundaga kurubaza ku manywa, uko ibanga bari barizi bafite n'ubashoreye uwariwe. Niyo mpamvu urubanza rwose rwabaye ku mwami wacu Yesu Kristo nijoro, rwose bigaragara ko rwari rushorewe na Sekibi. Amasaha yo kuryama bari bari mu rubanza, amasaha yo gusinzira bari bari gutangira kureba ibyo baramushinja, ibintu nk'ibyo. Kandi amategeko ntabwo yabyemeraga. Yesu, nanjye ndi guhamya ko warenganye, baraguhohoteye, nukuri uri inzirakarengane. Ingingo ya 5 igaragaza ko umwami wacu yarenganye. Nta rubanza rurebana n'ibyaha bikomeye rwagombaga kuba umunsi umwe mbere y'isabato. Yesu Kristo urubanza rwe rwari mu byaha, bari barushize mu byaha bikomeye, rwagombaga kuzanamo n'urupfu. Ntabwo rero kubera ko Abayahudi bemeraga isabato bagombaga kuzuruca kuwa nyuma ariho kuwa gatandatu, benshi bavuga ko ari kuwa gatanu. Ntabwo waremere kuja urubanza rw'umuntu uragira ute urapfa cyangwa se bari barica. Ibyo ntabwo byari byemewe. Niyo mpamvu weho nanje twagombye kuvuga ngo Yesu yararenganye kandi yarahohotewe, ni inzirakarengane. Icya 6 kibigaragaza, nta rubanza rurimo igihano cy'urupfu rwagombaga kurangira mu munsi umwe. Ibi bigiye gusa n'ingingo turangije, baruciye huti bari gushaka gutanguranwa n'amasaha y'isabato, ari ukugira ngo byanga bikunda bagire igihe gitoya cyo kugira ngo abazwe cyangwa nasubize. Ibyo kandi ntabwo byari byemewe mu mategeko ya Kiyahudi. Yesu wararenganye, warahohotewe, uri inzirakarengane. Icya 7, urukiko rwamuhamije icyaha rushingiye gusa ku byo avuze ko atari Kristo umwana w'Imana. Bamushinja icyaha bashingiye ku byo Yesu avuze ko Kristo ari umwana w'Imana. Bahita bavuga ngo batubwara birangije. Nta kindi bigeze bavuga mbere yaho, nta bindi bigeze bamushinja mbere yaho, ahubwo bavuze ngo ni Kristo umwana w'Imana. Muri Matayo igice cya 26:32-64 bahita bavuga ngo nibyo birahagije, ngo nta n'ibindi turirwa turajamo. Ibindi se bari barajamo bari babifite nabyo ntabyo, ahubwo bashakaga kugira ngo arengane, ahohoterwe, cy'inzirakarengane nk'uko Yesaya yabivuze. 8, nta mwanya wahawe abamushinjura. Gutegeka kwa 2 mwumve uko habivugaga. Gutegeka kwa 2 aba bantu bari baravuze ko bagendera ku mategeko, avuga ngo rwose ngo bahagarariye amategeko ya Mose. Ariko hano mu gutegeka kwa 2 mwumve uko havuga 13-14 haravuga ngo uzabibaririze, ubishakishe, ubigenzure, nusanga ari iby'ukuri bidashidikanywa yuko ikizira kingana gicyo gikoreshwa hagati muri mwe. Cyangwa se 14 hejuru ngo hari ibigoryi byaturutse hagati muri twe bishukashuka mu mudugudu wabo biti tugende dukorera izindi mana mutigeze kumenya. Hari abantu bo kumushinja gusa. Bibiliya ivuze ngo bari ibigoryi, abantu bashinjije Yesu ibyo atakoze, ibyo batabonye akora, ibyo batabonye niyo bari kubyumva ariko bwabo ntiba. Wararenganye, warahohotewe, uri inzirakarengane. Agombye kuba arashatse abantu bo kumushinjura, bataba kumushinja niba mushinja, aho kumushinjura namwe muhagarare hariya mu mushinjure. Ibyo baravuze bataba kumushinjura, wabona Lazaro ajemo, wabona Baritoroma yajemo, ukabona baramudutesheje, baramwibye. Si bizabamarira iki?
umuntu 9 mu rubanza rwa Yesu nta n'umwe mu bacamanza wari ku ruhande rwe, bose baba bari kuvuga ngo ntibakubambe, ntiyagira n'umuvuga ngo kubera iki. Kandi ubundi abacamanza bari mu rukiko bamwe bahagarara ku bakoze icyaha, abandi bagahagarara ku ruhande rw'uwakorewe icyaha. Wenda ingingo zikinanirwa da, wenda ibyaha bikigaragaza da, cyangwa se ntibyigaragaza, ariko Yesu yari ahagaze nka Yesu, ahagaze no mu mwanya w'umucamanza. Barakwibye, baraguhohotera, uri inzirakarengane, warakoze cyakoze. Cyagira uguhagararira, ari kwishyira no hejuru akavuga ngo ninjye wamutumye Yesu, warakoze urihagararira. Imana ishimwe. 10 igihano cy'urukiko cyatangiwe bwa mbere mu rugo bwite ku mutambyi. Nimusoma muri Luka, hano muri Luka igihano cyatangiye batari banagera no mu rukiko. Ego mana, bari bamurwaye kandi ko abantu bakora neza bahinduka nk'indwara, bakabarwara. Umuntu ukora neza baramurwara, bakamuremba. Ego mana yanjye, kurwara umuntu ukanamuremba ni ikibazo gikomeye. Luka 22:54 haravuga ngo baramufata baramujyana bamushyira mu nzu y'umutambyi mukuru, ariko Petero amukurikira arenga ahinguka. Ahangaha bamushize muri uru rugo, niho byose babirangirije. Kandi uwo nguwo babirangirije ari wawe unagiye kubirangiza. Wararenganye ni ukuri pe, wararenganye ni ukuri pe, wararenganye ni ukuri pe, wararenganye. Ikindi cya 11, abenshi mu bari bagize inama y'abacamanza ntibari bahugukiwe n'uwo murimo. Bari abayobozi basanzwe, ntabwo ari abantu ubundi bari barize iby'amategeko, ngo babe barabihuguriwe, ngo babe bameze mbese nk'abandi bafite mu nshingano. Bari abayobozi basanzwe bati umuyobozi usanzwe agacira umuntu urubanza, kandi ari ugomba kumugeza ahubwo mu bashinzwe imanza. Bari barize iby'amategeko, ba Kayafa, ba Eliyazari, ba Jonathan, ba Simayeli, ba Simoni, ba Alexandre, ba Ananiyasi. Abo bose bari abantu gusa uko bari baremeye mu kiyobozi. Aravuga bati nta nuraza kutuvuguruza twe bayobozi. Tukumva Ananiya, tukumva Kayafa, tukumva Simayeli, Simoni, tukumva Alexandre, turi kumwe Eliyazari, ibyo Jonathan, ibyo nduruko. Bati bose barabyemeranya nk'abayobozi. Ararengana nk'umwana w'intama. Yarakoze. Niyo mahirwe dufite magingo ayo. Ikindi cya 12 kigaragaza yuko yarenganye, nuko guhindagura ibyaha yaregwaga. Yesu ntabwo yari gutsinda. Uti gute? Baravangura umwana w'Imana, yabyemera batubwa byemeye. Rero turabona uko tumuhamya, baturigereranije. Yaje kusobanura icyo kwigereranya, batoya atugune utumaga abantu bagumuka, ugumuraga abantu ku buyobozi. Yagisobanura batoya, ntabwo aricyo twatugendereye kuvuga. Abati rwose icyo asobanuye bagahindura ikirego. Barangije barakubita, barangije guhaga, barabamba, arapfa umwami w'ijuru n'isi. Imana ishimwe ihimbazwe. Niyo mahirwe dufite, niyo mahirwe nanjye mfite, yuko Yesu Kirisitu yarenganye. Igisambo ku musaraba cyaravuze ngo twebwe turazira ibyo twakoze, ngo ariko weho ngo mu bisambo ntabwo tukuzimo, icyo gisambo tuzakibona mu ijuru. Umuntu ufite amahirwe wese nuzahamya ko Yesu yarenganye, ko twebwe turi abanyabyaha, wese azagera mu bwami bw'ijuru. Reka rero muri aya masaha Yesu Kirisitu akarenganeke tujye turacyemeza. Ihohoterwa rye tujye turaryemeza.
umubabaro we tujye turawemeza ko ari akarengane, kibyo yazize ari twebwe twakagombye kubizira. Niyo mahirwe yanjye nawe mu izina rya Yesu. Kadusenge. Turagushimye Data wa twese, wowe wadutangiye igitambo. Ni ukuri icyo gitambo ari cyo Yesu Kirisitu, karengana twebwe tukarenganurwa, kabambwa twebwe tukabamburwa. Warakoze cyane mu izina rya Yesu. Amen.